Ariko ubundi imirongo n'ibice byo muri Bibiliya byavuye he? Tuguhaye ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe aho imirongo n'ibice tubona muri Bibiliya byaturutse. Kubera ko igihe Bibiliya yandikwaga ntago bigeze bashyiramo ibice cyangwa se imirongo, ahubwo tubona ko mu mateka Bibiliya yari yanditse mu buryo nk'uko wasoma ikinyamakuru. Ni ukuvuga ngo nta bice nta mirongo, byari ugusoma gutyo, nta kindi kintu cyari kirimo. Nawe ushobora guhita wibaza, ese iyi mirongo n'ibice byaje kwiyongeramo gute? Ese nta kintu byaba byarangije kuri Bibiliya? Ese ntacyo byaba byarongeyemo kuri Bibiliya? Ubundi se byashyiriwemo iki? Kubera iki babishyizemo? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Igitekerezo cyo kugabanyamo Bibiliya ibice cyangwa se imirongo ni igitekerezo kitatangiranye n'igihe abanditsi bandikiraga Bibiliya, ariko tubona ko mu muco w'Abayisiraheli ba kera, ubwo bari bafite ibitabo 5 bya Mose cyangwa se ibyitwa Tora, bari barabigabanyijemo ibice 154 basomaga bakiga mu gihe cy'imyaka 3. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli bari bafite umuco w'uko bakwiye kwiga Bibiliya cyangwa se ibitabo bya Mose bakabifata mu mutwe. Nk'uko mu Rwanda tugira ingando aho abanyeshuri bajya bakigishwa indangagaciro za kirazira by'umuco nyarwanda. Si ibyo gusa kandi, kuko tubona ko no muri Babuloni ya kera bari barafashe nanone ibitabo bya Bibiliya byari bihari icyo gihe, ni ukuvuga imizingo, babigabanyamo ibice 54 babyita Parashat Shavah. Ni ukuvuga ngo bo bari barabigabanyije ibice 54 bakabyiga mu gihe cy'umwaka umwe. Tumaze kugera mu kinyejana cya 4, ni ukuvuga isezerano rishya ritangiye kuboneka, naho baje kubigabanyamo ibice babyita Kefara. Ni ukuvuga ngo urimo uragenda wumva uburyo hatangiye kugenda haza igitekerezo cyo kugenda bagabanyamo Bibiliya mu bice kugira ngo ariko biborohere kugira gute kubyiga. Gusa twibukiranye ko ubwo buryo bagabanyagamo ibyo bice ntabwo ari ukubigabanyamo wenda ngo tubonemo ibice ngo igice cya mbere igice cya kabiri, oya. Ni uburyo bafataga wenda ibitabo 5 bakabyita gutya, ibitabo 4 bakabishyira ukwabyo kugira ngo biborohere kubyiga. Ni ukuvuga ngo icyo gihe twari tutarabona icyitwa ibice cyangwa se imirongo, kugeza igihe twaje kugera mu mwaka w'1200. Icyo gihe nibwo tubona amateka yari agiye guhinduka kugira ngo ube ufite ibice cyangwa se n'imirongo waba ufite muri Bibiliya yawe uyu munsi. Uti byagenze gute? Aho turahasanga umugabo witwa Stephen Langton. Uyu yari umwarimu i Paris mu Bufaransa. Uyu mwarimu yari yarahuye n'ikibazo gikomeye yajyaga ahura nacyo ndetse n'abanyeshuri biwe. Ni ukuvuga ngo bahuraga n'ibibazo bimeze gute? Icya mbere, bahuraga n'ikibazo cy'uko mu gihe babaga bari gusoma Bibiliya byaragoranaga kongera kubona aho umuntu yari ari gusoma. Dufate nawe urugero, nk'igitabo kinini kiri muri Bibiliya ni igitabo cya Zaburi. Reba kuba uri nko gusoma nka Zaburi y'100, warangiza igitabo unfortunately kikibumba utibuka naho wari ugeze. Mbwira uburyo hatarimo imirongo, hatarimo n'ibice, wazongera kumenya aho wari ugeze usoma. Iyo yari imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri yari umwarimu ariko afite n'abanyeshuri. Byaragoranaga kubona nk'umunyeshuri atanga nk'umurongo runaka cyangwa igice runaka nka reference y'ibyo yari ari gusoma, cyangwa se nko kwandikira umugenzi wawe akamubwira ati uze gusoma wenda muri Matayo igice cya kangahe, cyangwa akamubwira ati wenda uze gusoma muri Zaburi igice cya kangahe. Urumva no gutanga reference cyangwa se gutanga impamvu y'ibyo wasomye naho wabikuye byaragoranaga. Icyo ni ikibazo Stephen Langton yaje gukemura muri icyo gihe cyiwe. Uyu Stephen Langton niwe watangiye kugenda agabanyamo Bibiliya ibice mu rwego rwo kugira ngo yorohereze abanyeshuri be kuba basoma Bibiliya, ndetse umuntu akaza no kwibuka aho yari ageze. Uko niko Stephen Langton n'abanyeshuri be batangiye kugabanyamo Bibiliya ibice. Ibyo byaje gushyirwa mu bikorwa bicapwa bwa mbere muri Bibiliya yitwa The Vulgate Bible cyangwa se Latin Vulgate Bible. Yari Bibiliya yari yanditse mu Kilatini, niyo Bibiliya ya mbere yacapwe irimo ibice. Icyo gihe wibuke
imirongo ntabwo yari yaboneka, ariko nibura dutangiye kubona iki? Chapters cyangwa se ibice. Icyo gihe nibwo bwa mbere tuba tubonye Bibiliya irimo ibice. Iyo Bibiliya tuyibona mu mwaka w'1205. Ariko se noneho imirongo yo yaje kuva he? Nyemerera twinjirane mu mwaka w'1440 kugera mu mwaka w'1541. Aho ni mu gihugu cy'Ubutaliyani. Turasangayo umugabo witwa Santes Pagnino. Uyu niwe mugabo wa mbere wagerageje kugabanyamo Bibiliya verses cyangwa se ibice. Ariko imbogamizi abasomyi ba Bibiliya icyo gihe bahuye nayo ku mirongo uyu mugabo yashyize muri Bibiliya, nuko imirongo ye wasanga ari minini. Ugasanga the whole chapter cyangwa se igice cyose ugasanga kirimo nk'imirongo nk'itatu. Ugasanga n'ubundi biri kugora abasomyi bariho muri icyo gihe. Kugeza igihe twagera mu mwaka w'1551, aho tusangayo umugabo witwa Robert Etienne. Uyu mugabo yakundaga kwitwa Robertius Stephanus, aho ni mu rurimi rw'Ikilatini. Uyu niwe mugabo noneho wagerageje gufata Bibiliya ayigabanyamo verses mu buryo buringaniye, ku buryo buri mwanditsi n'umusomyi wese bishobora kumworohera noneho gusoma Bibiliya. Ahagana mu mwaka w'1560 nibwo bwa mbere noneho tubona Bibiliya irimo chapters cyangwa se ibice ndetse na verses, ari byo imirongo. Iyo Bibiliya niyo yaje kwitwa The Geneva Bible. Yashyizwe hanze n'umugabo witwa William Whittingham. Ubwo nibwo bwa mbere twari tubonye noneho Bibiliya yujuje ubuziranenge, irimo ibice ndetse n'imirongo. Gusa hari ikintu ukwiye kwitondera wowe nk'umusomyi wa Bibiliya. N'ubundi tuzakomeza kujya tubivugaho, ariko ukwiye kubyitondera. Abagiye babigabanyamo bwari kubw'impamvu y'uko bakeneye kujya basoma Bibiliya biboroheye. Ni muri urwo rwego nkawe umusomyi wa Bibiliya ukwiye kwitonda cyane mu gihe uri gusoma Bibiliya yawe, kuko hari nk'ibice bimwe bagiye bakata cyangwa se bakabitandukanya, nyamara wowe iyo uri kubisoma ukabona ko ari ibice bifatanye. Tutiriwe tujye kure, fata nk'urugero igitabo cy'Itangiriro. Igice cya mbere n'igice cya kabiri ubona ko ntabwo ubundi ari ibice bitandukanye, kuko igice cya mbere ubona ngo Adamu na Eva baremwa, ariko mu gice cya kabiri ukabona nibwo bagiye gusobanura neza uburyo ba bantu baremwe. Ukabona nibwo Adamu asinzirijwe, nibwo hakuwemo Eva. Ubona ko ari ibice ubwabyo bitari bikwiye gutandukana. Niko ugenda ubona n'imirongo imwe n'imwe, ukabona umurongo watandukanijwe n'undi kandi ari ibintu bimwe. Mu magambo make rero ukwiye kubisoma witonze, uyobowe n'umwuka w'Imana. Bizajya bikorohera kubona ko nubwo baba barakase igice bakagitandukanya n'ikindi, ariko wowe ushobora kubisoma ukabona ko ari inkuru imwe cyangwa se ari ibintu bimwe, bikagufasha gutahura icyo umwanditsi yavugaga. Twizere ko mwamaze gusobanukirwa impamvu ndetse n'uburyo imirongo ndetse n'ibice byo muri Bibiliya byaje kuboneka. Ariko ushobora kwibaza ngo kubera iki dufite Bibiliya nyinshi? Kuki bamwe bafite Bibiliya ntagatifu abandi bafite Bibiliya yera? Twagera mu Cyongereza noneho dufite Bibiliya menshi agiye atandukanye. Kubera iki byagenze gutyo? Nakubwira ngo kanda video uri kubona kuri screen yawe, ubundi tubonane mu yindi video.